Iyo tuvuga sinema nyarwanda, abantu benshi bamenya filime ariko ntibamenya abazikoze. Nyamara inyuma ya buri filime ikomeye haba hari umuyobozi wayo, ari uzwi nka filmmaker cyangwa film director. Uyu munsi tugiye kureba bamwe mu banyarwanda bagize uruhare rukomeye mu kubaka sinema nyarwanda. Wa mbere ni Eric Kabera. Eric Kabera afatwa nk'umwe mu bashinze urufatiro rwa sinema nyarwanda igezweho. Muri 2003 yashinze Rwanda Cinema Center, yatangije amahugurwa y'abakora filime, anatangiza Rwanda Film Festival izwi nka Hollywood. Yakoze kandi filime nka 100 Days na Keepers of Memory zafashije kumenyekanisha amateka y'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Uwa kabiri ni Joel Karekezi. Joel Karekezi, umwe mu bayobozi ba filime bazwi cyane muri Afurika. Filime ye The Mercy of the Jungle yatsindiye ibihembo bikomeye kandi yerekanye ko abanyarwanda bashobora gukora filime ziri ku rwego mpuzamahanga. Kandi hari Kivu Ruhorahoza. Uyu ni filmmaker uzwi cyane kubera filime Grey Matter yasesenguye ingaruka z'intambara n'ihungabana mu buzima bw'abantu. Azwiho gukoresha uburyo bwihariye bwo kuvuga inkuru muri sinema. Undi ni Maria Clementine Dusabejambo, n'umwe mu bagore bafite uruhare rukomeye muri sinema nyarwanda. Azwi cyane kubera filime ngufi zifite ubutumwa bukomeye ku muryango nyarwanda n'ubuzima bwa buri munsi. Hari kandi Jacqueline Karimunda. Uyu ni filmmaker yamenyekanye kubera uburyo yandika kandi akayobora inkuru zigaragaza umuco nyarwanda, amateka n'ubuzima bw'abaturage. Undi ni Kantarama Gahigiri. Nubwo akorera no hanze y'u Rwanda, ibikorwa bye byafashije kumenyekanisha impano z'abanyarwanda muri sinema mpuzamahanga. Ntitwakwibagirwa Thierry Dushimirimana, nawe ni umwe mu bayobozi ba filime bakomeje gutanga umusanzu mu iterambere rya sinema nyarwanda, cyane cyane mu guteza imbere ibikorwa bishya no gufasha urubyiruko kwinjira muri uru ruganda. Aba filmmakers bose bafite uburyo butandukanye bwo kuvuga inkuru, ariko bahuriye ku ntego imwe: kubwira isi inkuru z'u Rwanda ziturutse ku banyarwanda ubwabo. Sinema nyarwanda iracyakura kandi buri mwaka havuka impano nshya. Birashoboka ko mu myaka iri imbere hari umwe muri aba cyangwa undi mushya uzegukana ibihembo bikomeye ku isi, ndetse akazamura izina ry'u Rwanda muri sinema mpuzamahanga. Ikibazo ni iki? Ninde muri aba filmmaker ukunda cyangwa wifuza kumenya byinshi kuri we? Andika igisubizo cyawe muri comment, tuzabigarukeho ubutaha. Ngendiye Jude Harrison, nizere ko wamaze gukora subscribe.